yigaragaje byonyine oya yigaragaza atigaragaza yenda yimuka kuko turamutwerera da umwaka wose naje nshaka gutungurana gusa njyewe amatsiko mfite nicyo uri buyihe ariko irafeti mugenzi wanjye yahoze ambwira ko afite kado mufite amatsiko yo kumenya kado afite iyo ariyo ayo matsiko nayo ndayafite cyangwa nawe ufite kado we nanjye nayize bakunzi ba Nyurwa TV rero murumva ko twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Nyurwa TV kuri uyu munsi ku itariki ya 14 ndagarutse ni wa mukunzi wanyu Toyota mumeze mute nizere ko mumeze neza nagarutse na courage nyinshi nari mbakumbuye kuri uyu munsi rero turaza kuganira nkuko nabibabwiye ni itariki 14 umwaka urirenze cyangwa se urarangiye covid igeze mu Rwanda umuntu wa mbere agaragaye i Kigali ubwo urumva umwaka uruzuye ndatekereza ko namwe ariko mubizi turi guhuza ntago rero ndi njyenyine nkuko mumbona dufite na mugenzi wanjye Irafeti uri buze kuza mu kanya ndetse nubwo ataragera hano ariko mu masegonda make arabahageze abafitiye byinshi afite gashya mbararikira kutarangara cyangwa muhumye reka rero ngende naho mu kanya turagarutse rero nkuko nabibabwiye ko ndibuze kwakira mugenzi wanjye akaza dufitiye agashya afite surprise Irafeti ya kuratanga kabisa nongeye kukwakira muri studio za Nyurwa TV murakoze cyane amakuru rero meza cyane abakunzi ba Nyurwa TV rero bafite amatsiko w'ahantu wari wagiye rwose natangiye ndi kumwe nabo mbere utaraza mbabwira ko ugiye kuhagera ariko uri buzuzanye n'agashya niko bimeze urabizi ko umunsi dufite isabukuru bafite kandi rero covid naba hari akomeze agatsindwa akomeza atirwe yujuje umwaka wose umwaka wuzuye uyu munsi ndabyibuka ariko itariki 14 z'ukwa gatatu umwaka ushize uza kandi gashya ijya kuza hari izuba rimeze nabi n'uyu munsi cyanangaje yuzuye neza hava izuba ry'akataraboneka birumvikana ntabwo yazanye amahoro ariko barakeye gusa ibyo ni ibisanzwe abakunzi ba Nyurwa TV basanzwe bazi ko nta bintu byo gusa nabi birashyushye rero birashyushye nizere ko ugiye kudusangiza agashya niko bimeze uyu munsi rero covid turaza kuyivugaho byinshi uko yatangiye uko yakomeje ifata intera itera intambwe uko yaje kutuzahaza uko twaje kuyishakira imivuno w'ukuntu twayikumira no kuyirinda uko twaje no kuyisohokamo cyangwa se kuyitsinda tugendeye ku buryo bwo gukingirwa kugira ngo tubashe kugira amagara mazima hataza kugira uwo byumva rero akagira ngo nuko twayinesheje cyangwa se twayitsinze ahubwo nuko yujuje umwaka ufunze gutya igeze mu Rwanda iri kutuzengereza hataza kugira uwo bitwara nabirengagira ngo twatsinze covid turi guserebura nuko umwaka wuzuye uyu munsi hagati aho rero Irafeti ufite agashya niko bimeze ariko noneho tubafitiye undi mutumirwa yego rahari rwose kandi tubafitiye undi mutumirwa simuvuze ntibaze kuvumba bengewe cyane muraza kumubona rwose nose ndagira ngo tubwire ariko rero byo ukurikije uko yatangiye muri kuri kwezi ubwo umuntu wa mbere yabonetse mu gihugu cyacu insengero ngo amashuri biroroshye amashuri bigera nubwo dukubitwa muri guma mu rugo atari uko batwanze ahubwo ari ukugira ngo buriya igihugu gikunda abaturage bacyo akubiswe n'umuntu cyangwa akubiswe n'inzara wa muntu ikintu bita covid ni kibi cyane inzara ndatekereza ko ibi byose byatugezeho uwabuze amazi uwabuze ibyo kurya uwabuze aho yiyogoshesha n'uwabuze agapetero yo kumucana buri kimwe cyose kuko ubwo nimba harajemo ikibazo cy'ubukene n'ibiki ndetse no kuguma mu rugo hari ibyo utabashije kubona ko utari ufite uburenganzira bwo kuva mu rugo Toyota abantu barazahaye barakubitiwe benshi akazi karahinduka ariko umuhinzi yarabayeho neza bigaragara ko umuhinzi ni nacyo cyahise kinyereka yuko afite agaciro
nshuti bakunzi ba Nyarwa TV rero ushobora kuba udahinga ariko ukaba uhingisha cyangwa se ugahingisha ubwenge bwawe. Guhinga si ugufata isuka ngo uhinge n'amaboko, ahubwo ugakoresha n'ubwenge bwawe, kuko umuntu wagize agaciro cyane cyangwa se wabayeho bitamugoye ku buryo buremereye ni umuntu wari umuhinzi ufataga isuka ye cyane. Amafaranga ndatekereza ko hari ahantu yageze asa n'ayataye agaciro. Niba saa 12 zimaze kugera amafaranga niyo babaga ufite ububasha bwo kuba yahahisha, babaga bakinze kuri botike cyangwa se ku maduka. Urumva amafaranga yabaga ataye agaciro, kandi ngo no mu bihe by'imperuka zata agaciro amafaranga, ngo umuntu ajya buri cyakoza yajugunye. Nibyo Pawulo nyine yavuze, nibyo yahoze asesengura banatubwira. Ni ukuvuga ngo rero aka kamanye twongeye gukumbuza abakunzi ba Nyarwa TV yuko yari wa mwanya mwiza noneho tugiye kuganira twimbitse kuri covid, uburyo yatangiye, uburyo yakomeje ituzaho, ituzahaza, ituma ibintu byacu byose bitagenda neza. Kugira ngo twinjiremo neza rero agashya ufite, bakunzi ba Nyarwa TV bafite amatsiko, ugomba kubanza ukagafungura kuko bafite amatsiko bategereje kureba agashya bazaniye. Dufite rero n'impano turi buze kwigenera, zirahari zose twaziteguye. Nta kuntu umuntu yaba yaragusuye gamara bwako iwawe atahamara amatsiko. Jewe mfite amatsiko, mfite amatsiko kuko nimba muzanyemo n'iby'imana bakunzi ba Nyarwa TV gihe birandenze birandenze. Ubwo namwe mbaye nkamwe mfite amatsiko, ndategereje ntegereje. Mu buzima hari umwambaro ntarimenyereye. Narimenyere ko umuntu yambara urukweto akambara urupantaro cyangwa se ikabutura, yewe akaba yagerekaho n'umukandara mu gihe ari umukandara. Urumva urabyo akaba yakambara umupira cyangwa isengeri n'agashati keza ku buryo yakagorora agagerekaho n'ikoti, ibintu bikagenda neza. Ashoboye gutegura ubwo rero bagakubitamo imishanana bagashanana cyane rwose. Abashoboye kwambara ingofero bagakubitamo ibintu ugasanga ni sawa, ukagerekaho na karuvati. Ariko hari ikintu cyantunguye, niba ajya akantu kamwe ukaba wakambara n'urukweto kaberwa, urumva. Ariko ikintu cyantunguye ni kimwe, nayo ntarabona mu maso hambara. Birumvikana mu maso hataragenza gute, hatarambara, aho wambara upfutse umunwa kuva ku munsi wa mbere ukageza ku munsi wa nyuma w'umwaka upfutse umunwa. Urugero nafataga umuhanda nkagenda, hakabaho ubwo nca ku bantu nk'icumi batamenye uwo ari we. Gusa kuba wenda azi ko hari style nkunda kwambara cyangwa se umwenda nkunda kwambara, nk'uko wenda abakunzi ba Nyarwa TV bajya batubona, akaba yabona umwenda akavuga ati waberewe rwose, waberewe, akavuga ati waberewe rwose. Nuko rero benshi baranyoberwa. Kubera iki? Hari ubwo izuba ari ryinshi, klima itagenze neza, nkaba ubwo nambaye ingofero, nashyiramo umwambaro mushya twese twahuriye hari wo bita agapfukamunwa amazuru. Ariko abivuga neza, agapfukamunwa amazuru ntabwo ntinya kubivuga, nubwo bano ntakambaye nashyizemo metero. uri umunyamakuru wowe, harimo metero. uri umunyamakuru kuko washyizemo metero, ufite n'umuti wisize ku ntoki. Akaba n'ikindi kintu, hari n'amavuta twagendanaga, wenda nka bashiki bacu bariya bo barayagendanaga mu masakame, mu masakoshi ukuntu, ugasanga ni n'ibintu byabo barabera n'abagabo cyane. Umugabo ugasanga arayitwaje icupa, yagera ahantu ukabona arisize, aho ukabona biranamutonze, ugasanga ni ibintu rwose atabasha kwakira neza. Ntabwo byabaga byoroshye, ariko izo zari ingamba zo kwirinda kugira ngo dukumire ibyakumira ubuzima bwacu. Gusa nongera kwihanganisha abaturage, batura bihanganisha uti, yaba uwo baciye amande, yaba uwo baraje muri stade. Ariko aho ntabwo tuhavuga, reka nkubwize ukuri, ntumwihanganire kuko impamvu niba arenze ku mabwiriza, akaba nta gapfukamunwa yambaye, akaba yishe isaha, akaba nta na metero yashyizeho, uwo muntu urabwihanganije uhereye. Gusa nyine kuva na kera ntihigeze habura abantu bica gahunda. Reka mbihanganishe nubwo gahunda yapfuye. Aba rero barimenyerezwaga ahubwo, barimenyerezwaga. Leta n'umubyeyi ubwo n'akanyafu babita guki ni ishuri nyine. None rero
dukeneye agashya uradusangiza agashya barimo kunyandikira hano bati mbere yuko mwembika dukeneye kureba agashya yatuzaniye ukatwereka twakira n'umutumirwa wacu uyu we ndabona cyakoze ntago agiye kure insanganyamatsiko arabaza tubushize mwatuganirije ku bijyanye n'ubukwe bwo muri covid ibintu twumva muraturyoheje ariko dusubije inyuma tubonye ukuntu twakoraga ubukwe mbere ya corona nubwo muri corona tugira amakenga kugeza ubwo nk'abaza tuzajya twishingira tuniyeze cyane bamwe bariyejeje abandi nyine baranishingira birumvikana ya nizeye ntabwo Toyota nabyo ni ibyanjye ekayi Toyota nabyo ni ibyanjye Toyota ni ibya kabiri nize ni ibya mbere nizeye Imana Toyota ni ibya kabiri ni iby'Imana izina ry'Imana ariko ikintu abantu bibanzeho ni uko ubanza kubereka impano nanjye naje nyizanye kuko irahenze mu bintu byantindije nawe yantindije rwose yagutindije kuko nta kuntu utahemba umuntu umanye umwaka nawe noneho kugira ngo tumare abana amatsiko urayitwereka mbere y'umutumirwa cyangwa se urayitwereka n'umutumirwa yahageze impano irahari rwose ndabona usa n'uwiteguye rero ndaza kuyibereka ntibavumbe bengewe nayawe rwose umutumirwa rero hari niba nzi neza ko yamaze kuhagera kandi nawe rero ni umuntu ubona rwose ufite icyo kubwira abantu cyane urubyiruko abasaza abakecuru bikwerere turabizi byatugezeho bitoroshye ariko mwihangane cyane ntabwo byoroshye turagarutse rero ariko nk'uko mubireba umutumirwa wacu yamaze kuhagera twongeye kugusohoza umeze ute urakeye mwari mufite amatsiko yo kumenya umuntu twatumiye yahageze dore nguyu ntimuhumbye ntimurangare ibyiza ni byinshi none se abantu bari bagutegereje abantu bari bantegereje nibyo nanjye naje nahageze n'udushya twinshi bakunze banyurwa TV nimurangare ucikwa arahomba rwose nanjye mfite amatsiko nubwo turi kumwe hano muri studio ariko mfite amatsiko yarafite umutumirwa uramubona ute icyo tuzi cyo nuko atica gahunda kandi ni umuntu usobanutse amashimi biragaragara urabona ko ni umukobwa umeze neza rwose nyine afite uko korona we ntiyigeze imukataho ntiyamugezeho bigaragara ko ari umubyeyi korona ntawe itagezeho muravuga korona murayizi ahubwo yabagezeho mwarayibonye byihorere twebwe akazi ntabwo kahagaze ibisanzwe yego wenda karagabanyutse ariko ntabwo kahagaze rwose ku buryo twavuga ngo twarashomye korona yaratuzengereje cyane ntekereza ko tumaranye umwaka nayo ni nayo mpamvu uyu munsi turi aha ngaha kugira ngo hari icyo twayigeneye hari unyandikiye aravuga ati ariko mutumirwa mbere ya byose yatangira twibwira amazina ubundi babwira nongeye akandi kantu ati kugira ngo tugendane tuziranye amazina yanjye banyita Mugisha Aime Mugisha Aime umukobwa mwiza cyane nkuko ntabwo mvuga byinshi barabyirebera none se Aime umeze neza biragaragara turaganiriye ese waturutse hehe wakoze urugendo rungana iki kugira ngo ube ugeze muri studio ese ni ibiki watuzaniye ni akahe gashya udufitiye cyangwa se ufitiye abakunzi ba Nyarwa TV ahantu naturutse ni ahantu bita Rugwagwa niba utahazi hari ibirometero byinshi cyane uturutse muri uyu mujyi hakurya uturutse muri uyu mujyi harimo ibirometero byinshi cyane ngaho ahantu naturutse rero nkimara kumva no kumenya ko uyu munsi
COVID-19 ifite birthday rwose icyo nicyo rwose numvise binteye akanyamuneza cyane numva ndanishimye numva nkeneye cyane kuza rwose kuko hari icyo nayigeneye uraba utaje imba kubakorera icyo wageneye ariko tugikomeza hari umunyandikiye arambwira ngo byaba byiza akuyeho agapfukamunwa abantu bakamureba neza turarebera hano tukabona kera ariko byaba byiza batuma umwanzi twinjirana kandi ntabwo turamutsinda neza nubwo tugikomeje urugendo gusa ikintu gitoya Aime ashobora kubwira abaduteze amatwi ni izihe nama ariko arahera ku kintu kimwe aratubwira ibyiza yabonye muri corona niba hari icyiza yabonye kitubwire cyangwa se hari icyo yabonye ntagihishe murakoze cyane corona yo nta cyiza na kimwe nayibonyeho ibyabaye byiza n'ubundi ni ibisanzwe ari byiza mu buzima busanzwe naho ibibi byo ni byinshi insengero zarafunzwe amashuri yarahagaze ubucuruzi bwarahagaze ibintu byose n'abafata agacupa bahadanangiye none ubu haracyadanangiye haje no kwiyongeraho n'ikindi mbere y'urukingo habanje icyo bita agapfukamunwa ibyo ngibyo ni byiza byabashije kudufasha muri corona virusi mu buryo bwo kwirinda ni benshi bapfuye ariko agapfukamunwa gukaraba amazi meza n'isabune ibyo ntekereza ko ari bimwe mu byadufashije kugeza aya masaha tukaba turi aho tumeze neza murakoze cyane ni izihe nama ushobora gutanga ku bantu bishe amabwiriza ajyanye n'uburyo bwo kwirinda iki cyorezo cyaze kikatuzengereza inama nshobora gutanga ni ukubashishikariza kubahiriza amategeko nk'uko agenewe kwambara neza agapfukamunwa gukaraba amazi meza n'isabune ndetse no kwisiga cyangwa se gukaraba uriya muti wo bita sanitayiza ndakunda kuri uyu munsi rero ku itariki 14 umwaka wuzuye ariko irafeti mugenzi wanjye yahoze ambwira ko afite kado mufite amatsiko yo kumenya kado afite iyo ariyo ayo matsiko nanjye ndayafite cyangwa nawe ufite kado nanjye nayizeye bakozi banyurwa tuvireba murumva ko ni byiza gusa ni agashya nk'uko tugiye kubibona turaje turebe ese ni izihe kado nyuma ya byinshi bibi twahuye nabyo kuguma mu rugo gucibwa amande gusonza gufungwa kw'insengero tugahama mu rugo ibintu bigacika bikadogera ese ibyo ni byiza ni ibibi ese covid wowe wayiguha mu ntoki wayihemba iki ese ubwo biduteye amatsiko aba batumirwa cyangwa se bano bavandimwe abantu bafite amatsiko yo kureba izo kado ndatekereza rero tudatinze mutwereke ariko ari nkawe nanjye amatsiko yanjye nk'umuntu akagutubira ati mfite birthday akagutubira wewe wumva ari nk'impano ikuri ku mutima wamuha nyine nanone byaterwa n'iyo birthday afite n'imyaka yujuje n'icyo yayujujemo twebwe uyu munsi rero twazanye impano dukurikije umwaka tumaranye na corona n'aho yatugejeje yewe yanjye nihuta cyane nkaba ngiye kuyiha corona ngira ngo rero abakozi ba Nyurwa TV murayireba impano dore ngiyi ese hano harimo iki ese ni iki gipfundikiye mu gaseke ni iki kiri mu gaseke ni iki kiri mu gaseke ku mpano igiye guhabwa corona niyo mpano igiye guhabwa corona reka koremo turebe azamure impano wasanga ari umugati cyangwa ari keke ibuye kweli corona iyo ngiyo niyo mpano ya corona iyo niyo twayigeneye ese kuri uyu munsi nta bandi bantu baba bazanye impano zo guhemba zo gushyigikira zo guhimba ni abantu benshi bari kumpamagara abandi banyandikira bambwira bati corona twayihaye impano nubwo mutari kubasha kutureba ariko impano zirahari cyane ndabona abafite udushoka umunyamakuru wa Nyurwa TV
hano dufite urundi rungano rwazanye impano kugira ngo bahembe iyi nyazi, bayihembe rwose, bayihembe rwose, bayihembe. Nabo baje bitwaje impano nyinshi cyane, bahembe rwose, bahembe korona, bamuhembe rwose. bite byawe amakuru yanyu none se ibi bintu mufite cyangwa se ibi bihembo nibyo guhemba iki? Nibyo guhemba covid. None se mugiye kwihembera iki kandi yaratubereye mbi? Ni nko kuyihondahonda. Ni ukuyihondahonda. Kuyihondahonda. Ngira ngo muyihonde turebe. Okay. Abana rero, abana bati nta kindi twayikorera kuyihemba kwacu Ukuyihonda. Ariko hasigaye umuntu umwe utarayihakana. Mbese umuntu ninde wazanye impano nayo kugira ngo ahembe iyo korona? Irafeti. Ni wowe usigaye wari uri mu bantu bavuga ko ufite kazi. Ngira ngo muranyemeje. Ngira ngo nababwira ngo kuratana. Kuratana irafeti. Muranyemeje. Twari dufite amatsiko hano abatumirwa cyangwa se abakunzi bacu bari kunyandikira, bari kumbwira ati twasetse twatembagaye, icyakoze aba muzi guhemba. Bambwira ati muzi guhemba. Ntabwo twari dufite amatsiko y'ibihembo mugiye guhemba, ariko baratunguye cyane, basetse batembagaye. Reka dukumbuze abantu ikindi kiganiro turi kubategurira kijyanye nuko ibintu bizagenda nyuma ya corona. Nyuma yuko tumaze gukingirwa, twamaze kubona urukingo, ibintu byose bimaze kugenda neza. Ese nyuma y'ubu buzima bizagenda bite? Gusa ndabashimiye, mwakoze cyane.